Ndi papa SAVA. Mama SAVA uri mu biki? Tumubiki? Sishobona ibyo ndimo. Ko. Ese ni ibintu akubwiye? Ese wambwiye ibiki? Kwisisha no mwuka byara. Ntabwo njye nakwibwiriye ni ndashaka kunywa igikoma cy'inkamure. Nese inkamure bazikora gute kutigeze ubinsobanurira? Ariko karabaye koko twarashatseho gacwa. Ariko aho usigiye tentire mu mutwe ngira ngo n'ubwoya bwahise bukamukamo burigendera. Ubu buruzuye. Nese wagira ngo mbikore gute papa SAVA? Ga. Ubwo iyo ni inkamure. Nese inkamure bayikora gute? Cyeko wambwiye ngo mfata amasaka. Ibi bintu ubundi umbwira ko nge nkubwira ko ntabizi. Inkamure bayikora mu masaka y'amahundo atarakomera nkayo ngayo. Tarakora. Hari hirya yo kwantuza. Yo kwandengeye nkari hirya ntayari. Wagiye kwaha yo ngayo, ujya kugesa yo ngayo. Ni byo nari nakubwiye. Je numvaga amasaka yose havamo inkamure. Ubu ufite imyaka ingahe ku buryo utazi iki inkamure aricyo. Ufata ayo masaka atarakomera ukayasekura, hari igihe atarakomera cyane hazamwe amazi aho ngaho mu isekuru. Noneho ayo mazi akaba ari ushigishamo igikoma. Yaba yarakomeye cyane noneho akavamo ikintu kimeze nk'ikinombe ukacyanika cyamara kuma ukaza kongera gusekura nimugoroba. Uri kunyumva neza? Noneho yafu yunguruyemo akaba ari umuntu anywa igikoma. Nese ubwo yarapfa ubusa. Ese yuko yumye wahuye urayasekuramo ibiki? Cyangwa ushyiremo cyarimwe neza ariko ndi wabonye hatu. Ngewe bwo byansubiye wowe washaka kunywa inkamure akora ashaka kuba yumvise nabi bose wenda ntago wamare urabona nawe yafashe umwanya atangira gutegura biriya n'uko ari kwigira sire y'abana b'i Kigali kango ntashaje Singo papa SAVA ubwo kwigira sire ibyo ambwiye sa amasaka sinagiye kuyazana niyo waba utabizi wabaririza nge mbabwira ibintu munabyumve ntago nabikoza aha ngaha warebaga hehe utibereye muri telefone mama. Mama SAVA rwose nzi ko nta mutima mubajya nawe nyine neza yawukuraye wagira umutima mu butatekereje. Papa SAVA nawe atajya ashima. Mereza amafaranga 100 aho nganje kwishakira ihene. 100 se byiki? Nabuja wanje ni umuntu mwiza rwose patron cyane pe rwose byo mwokereza rye. Ubanza ari nawe bamusiza ibyo bintu. Ese ugurinde awirorongomba. Ubwo mugire vuba tugende. Kofi oromite. Ubwo wigize nde? Hariko harahagazwe ntoki zisigaze jaririya amabara n'umutuku icyatsi umuhondo yuke hako wagira ngo ari arabuza ubimbwira. Ubwo ni ngombwa ngo ubimbwira imbere y'abakozi. Utuye mu makaro none se nakubwira uzongera kwikoza isuka. No muhini sinzi uko awushyikira nuko aruzi ko ndimo gukaraba. Ngaho mereza amafaranga 100. Ese amafaranga 100 uri murambaza ari amafaranga wowe cyo twayateganyirije ubundi. Ndagihinduye se. None se urambaza amafaranga buri kanya urambaza amafaranga y'iki? Ari amafaranga afite ibyo twayateganyirije ntabwo ugomba kongera gukura amafaranga aho ngaho. Uzi ibyo nkusabye n'ibyo nkutonganyirije. Wihuza amafaranga ntabwo ndi kubihuza papa SAVA ntabwo ndi kubihuza ari amafaranga umushinga tuyafitiye urabizi. Ntabwo ari ngombwa ngo nongere mbigusubiremo kandi ntunteshe umutwe. Nanjye nakubwiye ngo yantize nitwunguka ndahita nyagusubiza kuko dufite abantu benshi baraza hano bagiye ku murenge gusezerana. Nibava gusezerana bararyizo hene ni hano ni hene. Uri kunyaka amafaranga kujya kugura ihene? Nyine. None se hene mwaguze ejo zashize? Dufite abakiriya benshi. Ari abakiriya. Twari dufite inyama rwose abakiriya babaye muri reservation. None ko mwagize abakiriya benshi amafaranga mwacuruje mwagiye kuyaguramo ihene.
ese ubundi mbere yo kunyaka amafaranga mbere yo kuza kunyaka amafaranga wabanje ukanyishyura ejo mwatwaye mukabona kujya kurangura izindi twagira ngo mucuruza bande bayatwara ko amafaranga nasize muri kese bande bayatwara kununaka nakumira kumugabo nge nigeze nkwaka amafaranga njyewe papa sava mutagira ibyo uri kumva ukuntu uri kwitarutsa wagira ngo ari ndi kukubwira ibintu udasobanukiwe ejo nta mafaranga 100 watumye manaza kuyafata hano inde ndanamubwira nti 100 arambwira ngo 100 biravamo ihene 3 ndamubwira ngo ibyo bintu ntibibaho arambwira ngo mwabonye ari ihene zihendutse mano atu uracyatoragura se Yes manote itese sha ni sawa imeze bite se ni sawa ubwo umeze ute ngiye meze neze nk'ibisanzwe si ari sawa none se atu ako iyo fise nangahemwa ngo mbwira vandi kwibutsa ariko atunje ngo imaze iki intesha umutwe atungubajije ngo ndakubaje ngo ifi uri kuyigurisha ngahe harubanza wibagiye kutagikora hano ugeze hano ndabiye wese uracyari umusirife none se abazana bose n'abakozi n'abakiriye mukene cyangwa amagare sobuje ahita kwirukana nawe iminsi umaze hano ejo bundi bakwirukanye ubu ngubu uyobeye ibiciro by'ifi wagabanyije amagambo aho gukaza nko guhakaza gabanya mugambo uze ngwereke business sha yungukure uve none se kakagabo se kamenyo karacyahari kandi kaka papa samaye Nagoze utangiye kumushodeka kubera ko mutagikorana bavugaga boss naho hari nakiri boss nyine yagiye Kigali ba mugore songana nk'umufuka y'ibishyimbo byabuze isoko heko hari none ubanza wawe cyangwa bakuntumye kugira ngo wumvire imva nawe naho hari se cyangwa uri kuri coding sha ufite telefone aho ngaho hatu okay yagiye Kigali boss mawe yagiye gusenga niba ari amenshi ijyana okay ndabizi n'ubundi ufite icyaka wowe uravugishwa akira ariko kagakobwa ubundi gaseriva hano ako mano kari he tuvuga ibintu dusubira ibindi ukumva mu byo kuri umuntu w'umugabo ukora ukwezi kumwe ugakora amezi 2 ugakora amezi 3 bakwirukana umunsi umwe ukabura itike kuko umuzabaho mutego ntagiye mwizigama hatu shoza uko n'abaturage bakora utuntu bita twakaye utuntu twamashyira hamwe harya kagakobwa gaseriva hanga kararise hano ndavuga kamadedere karahari je nagahari adedere se ntawe ari waza mwafunze se nimba akazi mutagigashoboye nta amafaranga irasoboje afunge nimba akazi katagishobotse okay hatu brushete se ni izihene ni hene yaraye mano numva umuzungu wapfuye muri uyu mudugudu naka kagari mano ndahita mvuga ko ari we wamwishe mano udayo mafaranga ako se wagabanyije umunwa ngo ushaka iki data bose ndakubaje ngo izo brushete andangana ni zarya turi mbabaya ngaho mbwira igiciro cy'ifirero vuba igiciro cy'ifi ako se igiciro cy'ifi wowe ni 10,000 okay izo brushete se zo nyama ni zarya brushete ni shyashya nemba nabanje kuzishyira muri frigo zikabanza zikayo okay mereza hano ka brushete mereza hatu hanyuma nawe ufite amafaranga ndayigu akose ubundi kandi hatu nta na sawa kira akira rya mu mwanda kuguriye ese ufite umurumba w'inyama fata inyama cyangwa ureka hanyuma gakize ejo uri ndi kugufifisa ahangaha utudeshe ugiye kunsuzugura gutyo kuko mane singuguriye akira ngugure iryubwa nishaka iryubwa n'ubugabo ndabifata iryo ngiryo genda uri mwese ibyo hanyuma ngo se okay yashakire cya mitsingi urumva gikonje shakire n'urukobwa rwiza ruza kukanyicara ku matako urumva ikindi kandi niyo fi itunganye neza urumva nawe genda yigura agacupa nambwa na seri gikoma kireka yabwaguye n'ahari urabona uyu munsi uranyishe
urantangaje ngo bampe iki ngo bampe n'irindi kuraho gwiki yaje hano kuraho niba ari kumbe ejo yaje ku cyokezo n'ibikabyo byinshi arya ifi angurira inzo yabanje kumwita ibihumbi byo 2 arangiye yari kumwe n'igikobwa nacyo yagicyuye asa nkangata cyangwa ya papa datawo ni ukuvuga ngo ariya mafaranga manara yajyanye meyo yabikweretse umwana w'umuhungu ubwo niko akora atajyana se ujya kumuha amafaranga utambajije usanzwe utayamutuma se ahubwo wowe mutuma amafaranga utanyisabiye gute ko ari uko bitangiye utuma ariko nta mutuma ariko nawe ukambaza ntubaze iki se ko mbere hose wamutumaga nkayamuha ntayajyanye ukuntu yazanye ishongoraho hatu fata ibihumbi ntabwa ntaserege ko makeretse yabwaguye nabi akira bakongere n'irindi nawe ari kurya imitsi naramwirukanye yaragiye yanyibaga barayajyanye umuhambira genda manura umukobwa mwana yembwira yajyanye sha patro ibutse ikindi gitekerezo manu shambura yagiye kuryama mu ndayizi urahaza aho yaraye ndahazi kandi nkurikije igihe baryamye njyewe igihe navuye hano mu kazi sinavuye nijoro bwije cyane kuko twanje gukora n'amasuku ndavuga mu gitondo ndaza ntinze reka nkora amasuku noneho nze kubyuka hakeyeho gake manu nasanze ariko ari ahantu afashe na shambure bagiye kuryama igihe yaryamye ntarabyuka tugende ngiye makwereke muri rogi urahazi neza muri rogi ndahazi muri rogi papa sava akira umuhini basujyana akira papa sava ikiziriko kirahagije tugende papa sava cyangwa umpamagare nanjye iriya mbwa gusa kumana ishobora byose kirayajyanye papa sava